Hari ikintu twifuza ko abantu benshi badukurikiye bumva. Iyi farini y'umweru kugira ngo iboneke hari ikintu gikomeye cyane bayikuramo kugira ngo izatakaze rya bara ry'umwimerere. Bakuramo ikintu bita fibers. Tugenekereje mu kinyarwanda bamwe babyita ibikatsi, sibyo? Ni ukuvuga ngo bafata ingano bakazijyana mu ruganda, uruganda rugakuramo za fibers, hanyuma ikintu kivuyemo kigasigara ari iki? Kigasigara ari ifu y'umweru. Iyo dufashe ingano tukazisya mu buryo busanzwe, haba ku rusyo cyangwa se ku byuma bisya mu buryo bwa gakondo busanzwe, ifu y'ingano ivamo idasa umweru, sibyo? Yego, isa n'ingano nk'uko ingano tuzi zisa. Niko iyi fu ivamo igenza gute? Isa. Ariko iyo mu nganda bakuyemo iyo fibers iba mu ngano, turi buze kureba, turifuza kubwira umuntu wese udukurikiye kugira ngo aze kumva kino cyigisho kugeza kirangiye, kuko turi buze kubabwira ese iyi fibers mu ruganda bakuramo niki umuntu aba ahombye mu by'ukuri cy'ingenzi mu buzima bwe. Yego, turi buze kukireba mu mwanya. Tunakangurira umuntu wese waba akora umwuga w'ubuvuzi, waba adukurikiye, turakwinginze cyane tunagukangurira kumva ibi bintu mu buryo bw'umwihariko, sibyo? Mu buryo bw'umwihariko bwagutse cyane kandi bunimbitse cyane, kugira ngo niba umuntu akugezeho arwaye igifu, umunsi wa mbere umuhaye umuti biranze, umunsi wa kabiri umuhaye umuti biranze, ese utekereza ko amaherezo y'uyu muntu ari ayahe? Birakwiriye ko mu kiganiro cy'uyu munsi tugarutse muri bya biganiro byiza by'ubuzima. Twabonye ubutumwa bwinshi bw'abantu bishimye, bongeye gutekereza ukuntu Imana yabaremye mu buryo butangaje, bongera gufata imyanzuro yo kugerageza gukora ibishoboka byose bakagira uruhare mu gutuma amagara yabo amera neza. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe ngiye mugiye kubana, ndi Byukusenge Honorine, ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na muganga. Araza kutwibwira abadasanzwe bakurikira iyi channel ya Salvation Content TV, ariko nawe tumaze kumenyerana. Ni muri ubwo buryo rero mbahaye ikaze kugira ngo nongere mbakire muri studio zacu, muze kubana natwe kugeza ikiganiro kirangiye, kuko ingingo tugiye kuvugaho uyu munsi, urebye purusa nyinshi, niho gucika intege k'umubiri biri guturuka muri iki gihe. Reka nkwakire, uraza kutwibwira kugira ngo tubwire abadukurikiye noneho ingingo tugiye kuganiraho. Murakoze cyane. Amazina ni Valence Nitegeka. Tubashimiye cyane umurimo mukora, umurimo wo gutuma abantu bagira ubumenyi bwinshi bagira ku bijyanye n'ubuzima bwabo, kandi bagafata n'imyanzuro myiza kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Rero abo tugiye kubana ku nshuro ya mbere tubahaye ikaze cyane, kandi n'ibindi byigisho byose byatambutse kuri uyu muyoboro mwiza turabashishikariza kujya musubira hasi mukabireba. Murakoze cyane. Yego, urakoze cyane. Salvation Content TV kubaje bwa mbere ni igicumbi cy'ubuzima. Twifuza ko abantu bamenya ingingo y'ubuzima, kuko turi mu bihe aho umubiri ucitse intege. Abantu benshi ntago bagisobanukiwe ko Imana yari yaturemye mu ishusho yayo mwimbere n'inyuma. Umuntu yari aremetse mu buryo butangaje. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira kuri iyo ngingo iteye amatsiko, nifuza ko buri muntu wese yaza gutegera amatwi. Uyu munsi aho waba uri hose, ntago waba utararya ikintu gikomotse ku ifarini, cyane cyane ifarini y'umweru. Mu bantu benshi badukurikiye ntago bazi gutandukanya amoko y'ifarini. Bakoresha ifarine ikunda kuboneka ku isoko, farine y'umweru, ariko turashaka kwimbika muri iki kintu tukareba ifarine ni iyihe mpamvu yatumye mvuga ngo ni kimwe mu bintu bitumye abantu benshi barwara cyane muri iyi si, kandi ni inkuruzi y'uburwayi bwinshi muri iki gihe turimo. Uraza kudusangiza ifarini y'umweru, konzi ko ingano ahanini ziba zisa
buriya twabyita ko zisa gute? zijya kuba umuhondo, igitaka gutyo. None twakibaza kuki ifarini isa umweru, buriya biterwa n'iki? Uraza kutubwira ifarini kugira ngo iboneke impamvu ari mbi, kugira ngo n'umuntu wayikoreshaga agerageze gutangira kuyigabanya abe yajya gukoresha ifarini nziza. Yego, murakoze cyane kuri iyi ngingo ikomeye cyane tugiye kuganiraho. Twongera guhereza karibu abantu bose badukurikiye n'abazadukurikira. Tuboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abavandimwe bose bumva runo rurimi rw'ikinyarwanda, abumva ikirundi, abumva igifumbira, abumva igiha n'igihangaza. Hari abantu benshi hirya no hino kuri iyi si, hari n'abamenye ikinyarwanda binyuze ku kiga atari abanyarwanda. Abo bose tubahaye ikaze kandi twongeye kubahereza karibu muri kino cyigisho gikomeye cyane tugiye kivuga ku ifarini. Mbere y'uko twinjira twimbika mu cyigisho, turifuza kubwira umuntu wese udukurikiye, ese ubundi iyo tuvuze ifarini tuba dushatse kuvuga iki? Mu gitabo bita Whitberry cyanditswe na muganga witwa William Davis, bagarutse cyane ku kibazo cy'ifarini. Muri icyo gitabo bandika ko mbere y'uko ifarini iza muri iyi si, indwara zari nkeya, indwara zari nke nyinshi cyane turi buze kureba. Ubwo turebye nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ifarini nko mu bihe muri za 2000, icyo gihe ifarini yari itarafata mu cya 900 gutyo 80, ifarini yari itarafata urugero ruri kuri purusa nk'uko bimeze uyu munsi wa none. Buri muntu wese yasubiza amaso inyuma nyine akumva ukuntu ubuzima bwari bumeze. Buri muntu wese yasubiza amaso inyuma. Ifarini itaraza ngo ibe nyinshi mu baturage, ahantu hose ugeze uhasanga ikintu cyose cyavuye ku ifarini. Hari indwara nyinshi zitari ziri mu baturage. Niyo mpamvu twifuza kubwira abantu ko iyo tuvuze ifarini, abenshi bazi ko ari ifu iva mu ki? Iva mu ngano. Mu by'ukuri nta kibazo yakabaye iteje. Ubundi nta kibazo ifu y'ingano yakabaye iteje. Abatubyaye basogokuruza bariye umutsima w'ingano imyaka n'imyaniko, kandi nta kibazo bagenze gute bagize. Iyi farini dushaka kuvuga uyu munsi ni ya fu y'ingano iba yanyuze mu ruganda. Kwa kundi bafata ingano bakazijyana mu ruganda zikazavamo ifu y'umweru, ifu yera, ifu itakifite rya bara ryenda kuba umuhondo. Iyo niyo farini dushaka kubwira abantu, kandi twifuza ko buri muntu wese akurikira ibi bintu, kubera ko abantu benshi kuri iyi si bakoresha ibintu bikomoka kuri iyo farini yera, ifarini y'umweru. Abantu benshi barabikoresha, kandi abantu benshi baranabikunda kubera ko n'amasukari yongerwa mu busanga mu kanwa ari ibintu biryohereye. Yego, kubera ibyiyongereye, kubera ibintu bagiye bongera. Iriya farini ntekereza ko uyivuye mu ruganda ubona akayifata akayikoramo umutsima usanzwe, ntagire ikintu yongeramo nk'umutsima usanzwe. Yego, byaba ntabwo umuntu yakifuza kuyikoresha. Yego, niko bimeze. Rero hari ikintu twifuza ko abantu benshi badukurikiye bumva. Iyi farini y'umweru kugira ngo iboneke, hari ikintu gikomeye cyane bayikuramo kugira ngo izatakaze rya bara ry'umwimerere. Bakuramo ikintu bita fibers. Tugenekereje mu kinyarwanda bamwe babyita ibikatsi, sibyo? No kuvuga ngo bafata ingano bakazijyana mu ruganda, uruganda rugakuramo za fibers, hanyuma ikintu kivuyemo kigasigara ari iki? Kigasigara ari ifu y'umweru. Iyo dufashe ingano tukazisya mu buryo busanzwe, haba ku rusyo cyangwa se ku byuma bisya mu buryo bwa gakondo busanzwe, ifu y'ingano ivamo idasa umweru, sibyo? Yego, isa n'ingano nk'uko ingano tuzi zisa, niko iyi fu ivamo igenza gute? Isa. Ariko iyo mu nganda bakuyemo iyo fibers iba mu ngano, turi buze kureba. Turifuza kubwira umuntu wese udukurikiye kugira ngo aze kumva kino cyigisho kugeza kirangiye, kuko turi buze kubabwira ese iyi fibers mu ruganda bakuramo niki umuntu aba ahombye mu by'ukuri.
cy'ingenzi mu buzima bwe. Yego turi buze kukireba mu mwanya muto uri buze kuza. Yego urakoze cyane, utusangije ikintu gikomeye cyane. Hari igihe kuri Salvation dukunda kwigisha ibintu by'ubuzima. Hari abantu benshi bamaze kumenyera ko ikintu cy'ubuzima cy'ukuri uzagisanga kuri Salvation, ariko tujya twigisha ku ifarine. Abantu bakibaza ati ko wa mugani ifarine ku cyarimbe, ako kantu uvuze karakomeye cyane. Baba bafashe ingano bagakuramo ibyagatunze umubiri, izo fibers, ibinyabikatsi byose bakabikuramo. Ibyagatunze umubiri nibyo bakuramo, ibyo ibidafitiye umubiri umumaro mu buryo bwimbitse akabyo baduhereza. Ni akabyo bahereza abantu ngo barye. Kandi abantu bikorwa mu buryo nyine buteye ubwoba cyane, ugasanga abantu nibyo bakunda. Tuvunaguye, hari ibintu byinshi bakora muri iyi farini y'umweru. Bamwe bakoramo imigati, abandi bakoramo amandazi, sibyo? Abandi bakoramo amakeke, amacapati, abandi bakoramo amabiswi, sibyo? Hari ibintu byinshi bakora muri iyi farini y'iki y'umweru, kandi abantu benshi barabikunda kubirya. Na bamwe mu badukurikiye birashoboka ko umuntu udukurikiye nonaha ari mu bantu bakunda amandazi. Abantu benshi bakunda ibintu bikomoka ku ifarine, ku buryo ubusanga bisa n'ibyivanze mu buzima bw'abantu. Purusa nyinshi ku ijana zigera no muri 80 nibyo bintu usanga bihenze. Irindazi rigura 100, n'irindazi rinini cyane ryahaza n'umuntu ugasanga rigura 200, ku buryo usanga ifarine mbese ari ikintu kugikura mu buzima bw'abantu. Kuko watubwiye muri kiriya gitabo byanditse ngo ni nk'igisasu. Ni nk'igisasu muri icyo gitabo kirimbuzi. Kiri muri igisi gitabye mu isi. Kuri ifarine mu buzima bw'abantu ni ibintu bikomeye cyane. Umubyeyi arataha ati umwana ntago namuhimunguka imbere nta kintu mushyiriye, agaca kuri botike agafata umugati. Mbese imigati ni ikintu dushaka kubabwira, ukagihitamo ukizi, wabishobora ukagerageza kugikura mu buzima bwawe n'ubwabawe. Yego. Murakoze cyane ku kintu gikomeye cyane muvuze. Iyi farini y'umweru n'ibintu bikomokaho ni ibintu byamaze kwinjira mu buzima bw'abantu, ku buryo iyo umuntu yumvise ko ari bibi, iba nk'aho ari inkuru mbi imugezeho. Kumva ko irindazi rikoze mu ifarini y'umweru atari ryiza ku buzima bwe, kumva ko hari abantu buri gitondo barya imigati, sibyo? Yego. Yakozwe muri ifarini y'iki yera, ifarini y'umweru niyo turi kuvuga. Muntu udukurikiye, ntago turi kuvuga ifarini y'ingano zisanzwe nta bintu bakuyemo, oya, turimo kuvuga ingano bakuyemo bya bintu twavuze. Abantu benshi badukurikiye mu gitondo bafate imigati, bagafata amandazi, bagafata amakeke n'amacipati bakarya. Ku buryo uyu muntu iyo yumvise ko ibyo bintu atari byiza, yumva ari ibintu bisa nko bigiye kubangamira imibereho ye ya buri munsi, sibyo? Abantu kumanywa ugasanga ntago ashoboye kujya ku ifunguro rya saa sita mu rugo, agiye ahise afata amata n'irindazi, ugasanga ni ibintu byoroheye ubuzima bwa buri munsi bw'abantu benshi. Kubera n'ubuzima abantu benshi babayemo, abantu benshi usanga nta mwanya wo guteka bagira. Yagera mu rugo akagura umugati wakozwe mu ifarini y'umweru, akaza agafata icyayi akanywa, ugasanga nibwo buzima uyu muntu agenze gute abayemo. Turi buze kureba mu kanya gato cyane ese ni zihe ngaruka ifarini yakuwemo fibers, ni zihe ngaruka umuntu ahura nazo mu buzima bwe bwa buri munsi. Ingaruka ku buzima bwe. Tukiri no ku ifarine, buri hari ikintu nifuza gusangiza abakunzi bacu, kuko abamama badukurikiye n'abakobwa bakunze kuba bashinzwe nyine ibyo mu rugo. Tuzabyimbikamo cyane ibintu bijyanye n'ibyo kurya byose byanyuze mu ruganda. Yego, uyu munsi turi kuza kwimbika mu ifarine cyane, ariko n'ibindi birungo tuzabinyuramo, tuzabivugaho ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero ifarine imaze kwivanga urubyiruko cyane cyane. Urubyiruko, abanyonzi, abamotari, abantu baba muri za ghetto, abashoferi. Mbese ifarine yabaye ubuzima bw'abantu, yamaze kuba ubuzima bw'abantu. Kandi ni icyago, niko navuga, ni icyago gikomeye cyane. Hari ahantu nasomye ndi kwiga ku bintu bijyanye n'ifarine, banditse bavuga ko noneho ikirushaho kuba kibi,
ifarini yongerwamo isukari n'amata, kandi ngo isukari ubwayo iyo ivanze n'amata ngo ubwabyo ni uburozi bukomeye cyane. Usanga abantu benshi bavuga ngo ese ngo ko abantu babirya ariko ukabona nta kibazo bafite, pe ntago ingaruka zijya zipfa kugaragara burya, ariko abantu benshi niyo mpamvu abantu tubona bakuze bari gusaza nabi. Ni ikintu gikomeye cyane, abantu bakuze kubona barwara indwara utamenya. Yes. Abantu benshi kino gihe ubundi kuri gahunda y'Imana, Imana yifuzaga ko niyo umuntu yapfa, sibyo, byibuze apfe urw'akarago, sibyo, apfe umubiri we batarawinjijemo ibyuma bibaga. Niyo gahunda Imana yari ifite. Niyo mpamvu umuntu wese udukurikiye uze kwibaza impamvu muri kino gihe iyo abantu bageze hejuru y'imyaka 50 bakunda guhura n'ibibazo by'ubuzima biteye ubwoba cyane. Mu gihe mu myaka yo hashize ntago byabagaho, umuntu yasazaga neza akisazira neza, umukecuru umupapa bakisazira neza, ariko uyu munsi abasaza benshi, abakecuru benshi barasaza barwaye za stroke, mbese ngo hari indwara ngo z'abakuzi ngo z'abantu bageze mu zabukuru, indwara z'abageze mu zabukuru. Mu by'ukuri turifuza kubwira abantu bose badukurikiye ahantu hose waba uherereye, turifuza ko uyu munsi utangira gufata imyanzuro yo gusimbuza iyi farini yera, sibyo. Hari ubwoko bw'amafu menshi meza wakoramo umugati ufitemo ibintu byose byuzuye muri za ngano uba wasaruye. Turifuza ko buri muntu wese abitekereza. Hari amagambo magufi nifuza gusoma mu gitabo bita The Ministry of Healing, bakitarengera ubuzima. Ku mutwe w'amagambo uvuga ngo umuganga nk'umwarimu, sibyo, umuganga nk'umwarimu. Banditse amagambo akomeye cyane avuga ngo umuganga ubundi ni mwarimu, sibyo. Umuganga akwiriye kuba ari umuntu w'umwarimu wigisha, sibyo. Muganga uvuze icyo kintu ndibuka cyane, ibaze abantu badukurikiye ntago bazi ko muganga ari umwarimu. Turi abaganga ariko tuza hano kubigisha. Yego tunabibasangiza abantu bakurikira iyi cano. Dusanzwe twigisha izi ngingo ku yindi cano, ujye muri linki urabonamo cano dusanzwe twigishaho iby'ubuzima, kuko nubwo turi abaganga dufasha abantu, ariko twiyemeje kubagezaho ikintu kiriho cyose cyatuma mugira ubuzima bwiza. Kuri Salvation Content TV rero twigishiriza ibijyanye n'ubuzima mu buryo bwimbitse. Ikintu cyose waba ushaka kwiga kijyanye n'ubuzima uracyandika, niba hari n'icyo ushaka kumenya tutaravugaho ukagishyira muri comment. Yes, murakoze cyane. Munsi banditsemo amagambo akomeye cyane avuga ngo umuganga uyu turi kubona umuganga nk'umwarimu. Muri we abasobanukiwe neza ko inshingano ye ntabwo igarukira kuri ba bantu barwaye bamusanze aho atangiriye serivisi yo kuvura, sibyo. Kwa muganga ntabwo ariyo inshingano ye ntabwo ariho igarukira. Abasobanukiwe neza ko inshingano ye irenze aho ngaho, ikajya muri community, sibyo, ikajya mu baturage aho wa murwayi waje mugana atuye turutse. Aba bantu baza batugana baturutse hehe, babayeho gute mu muryango aho baba, aho batuye, ese nta mico babayeho mibi ituma barwara. Nicyo kintu umuganga mwiza akwiriye kubazirikana. Niba tuvuge ufite farumasi icuruza ibimera, icuruza amabumba, icuruza tangawizi n'ibindi bitandukanye, ntago ukwiriye kumva ko inshingano yawe ari kwicara hahandi abantu baza kugura iwawe amakara n'amabumba. Oya, ahubwo inshingano yawe iragutse cyane. Ukwiriye kuva aho hantu uri ukajya kwigisha abantu ibijyanye n'iki n'amategeko y'ubuzima, uko bakwiriye kubaho. Ugize amahirwe ukaba uri kwa muganga ugahura n'umurwayi urwaye diabete, burya icyo gitabo nicyo kimbika cyane ku nshingano ya muganga, ubanza kumutoza Imana. Yego, nasomye amagambo akomeye avuga ngo umurwayi ntago akwiriye kugumishwa mu bujiji, ngo ahora yumva ko igitekerezo cya mbere ari ukugana muganga, ngo ahubwo byibura wagombye gutuma umurwayi kugeza imbere acyura umukoro, akaba yagenda nawe akiga, akibaza ati ese wamugana inzajya mpora mu bujiji, nta kintu nabasha kwifasha. Niyo mpamvu twifuza ko buri muntu wese yagira ubumenyi agira mu by'ubuzima. Murakoze cyane. Tunakangurira umuntu wese waba akora umwuga w'ubuvuzi, waba adukurikiye,
turakwinginze cyane tunagukangurira kumva ibi bintu mu buryo bw'umwihariko, mu sibyo? buryo bw'umwihariko. Mu buryo bw'umwihariko bwagutse cyane kandi bunimbitse cyane, kugira ngo niba umuntu akugezeho arwaye igifu, umunsi wa mbere umuhaye umuti biranze, umunsi wa kabiri umuhaye umuti biranze, ese utekereza ko amaherezo y'uyu muntu ari ayahe? Birakwiriye ko uyu muntu wimbika cyane kugira ngo umenye n'iki kimutera igifu cye, sibyo? Kugira ngo mufatanye. Kandi kimwe mu bintu bishobora gutera abantu igifu muri iyi minsi turimo ni ifarine turi kuvuga. Ifarine yangiza igifu cyane. Cyangwa industrial food cyangwa ibyo kurya bikomoka byanyujijwe mu nganda. Yes, niyo mpamvu rero muganga udukurikiye, waba ukoresha ibimera, waba ukoresha ibinini, menya ko ufite inshingano ikomeye cyane yo kwigisha abakugana amahame y'ubuzima, kwigisha abantu, kubabwira imyitwarire babayemo, akamenyero bafite gatuma barwara hanyuma bakagahindura. Iyo ni inshingano ikomeye cyane ugenze gute ufite. Reka tugaruke kuri ya farini yacu turiho. Twamaze kubona uburyo ifarini ibonekamo, kandi twizeye ko buri muntu wese udukurikiye yabashije kumva itandukaniro iri hagati y'ifarini yera n'ifarini y'iki yirabura, twakita ya brown, ijya kuba ya brown. Yes, ifarini ya brown yuzuye, sibyo? Twavuze ko ifarini ya brown iba yujuje ibintu byose nk'uko ingano imeze, sibyo? Abantu batazi ifarini ya brown, njyashima Imana ko hari ahantu hamwe na hamwe igenda iboneka. Gusa iyo migati ivamo abantu benshi bayifata nk'iy'abarwayi. Usanga umurwayi akugana, wamubwira uti jya gushaka umugati, wa mugati w'abarwayi, akumva w'abadiabetike, akumva ko ari imigati y'abarwayi. Ariko mu by'ukuri impamvu henda nuko uba wuzuye, niwo mugati wuzuye. Niyo mpamvu rero dushishikariza abantu byibura kubereka ko ari wo mugati, n'abakunda umugati niwo mugati udafite ikibazo, uba umeze nk'uriye umutsima cyane. Uko ni ukuri, muvuze ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bumva ko uriya mugati ari umugati w'abadiabetike, sibyo? W'abantu barwaye. Ariko uyu mugati ukwiriye kuba umugati w'abantu bashaka kwirinda, sibyo? Umuntu wese ushaka kwirinda ibintu tugiye kuvuga, umuntu wese ushaka gukira n'izindi ndwara zitandukanye, uriya mugati ni wo mwiza. Uriya wo bita ngo umugati ngo utaryoha ngo ibiki n'ibiki. Ariko muvandimwe udukurikiye, uriya mugati ni umugati mwiza cyane, kandi iyo umuntu awimenyereje kuwukoresha, igihe kiragera ku buryo utanamuhereza ya migati isanzwe ngo abe yayirya. Biba biteye ubwoba gutekereza kuri buryo uriya mugati. Tugiye kuvuga ku ngaruka mbi, ku kintu uriya mugati w'umweru uzanira ubuzima. Tugiye kureba ingaruka mbi. Uraza kudusangiza kunga ingaruka mbi zuriya mugati, kuko umuntu wakomeje kumva tuvuga ngo ifarine iva hayi imeze, arashaka kumva noneho ese ngiye kukoresha bintwara iki? Yego. Murakoze cyane. Umuntu wese udukurikiye yamaze kumenya ko ifarini y'umweru iboneka ari uko bafashe ingano bakazijyana mu ruganda bagakuramo fibers, bakazishyira ku ruhande, hanyuma ifarini y'umweru, iyo fu y'umweru ivuyemo ikaba ariyo yitwa ifarini y'iki, ifarini yera, bakoramo imigati ikunzwe n'abantu benshi cyane badukurikiye. Yego, niyo mpamvu tugiye kureba ingaruka zigera muri 5 cyangwa 6 z'umuntu, uko zigera ku muntu ukunda kwibanda ku bijyanye ku bintu bikomoka ku ifarini y'umweru. Murakoze cyane. Reka duhite duhera kuri diabete, sibyo? Abantu benshi muri iyi si barwaye diabete. Diabete imaze kuba indwara yabaye insitari, reka bari ko tubivuga. Yego, ariko abantu benshi ntago bazi ko akenshi na kenshi igira aho ihurira n'imigati. Turisegura ku bantu badukurikiye, hari igihe tuvuga ngo diabete, hari igihe tuvuga ku bintu bitera indwara cyangwa ku kintu gishobora kuba inkomoko y'indwara, bakavuga ati ntago muzi abantu bari mu cyaro barwaye izo za diabete. Yego, turabyemera ko ni nabyo, hari diabete zidakomoka ku kuba wari ifarine cyane, kukuba wagize ibibazo, kukuba ufite stress, guhangayika, ariko purusa runaka. Reka tugaruke ku bantu bashobora guterwa diabete no kurya ifarine cyane, kuko nibo benshi. Yego, ahanini nibo benshi, umubare wabo niwo munini cyane. Tuvuga kuri iyi farini y'umweru, isano yayo na diabete, muri cya gitabo twababwiye bavuzemo ibintu byinshi bikomeye cyane. Yego, no kuvuga ngo iyo ya fibers bayikuyemo
muri za ngano zawe, ugahorera ya migati itagira fibers. Iyi fibers akamaro ifite mu kuturinda diyabete nuko iragenda igafata isukari iri mu bintu turya, imeze nk'ikiganza. Iyi fibers iyo uriye umugati wuzuye urimo izi fibers. Yego, ariko n'abantu badukurikiye barabyumva. Umuntu urwaye diabete akenshi bamugarura ku byo kurya biri naturel, kujya kuri regime, jya ku regime, ariko regime bamuha si yo kunywa amata cyangwa kurya imigati, ahubwo niyo kumugarura kuri bya bintu biri naturel. Ikintu baba bashaka kukubwira rero ni ukurya fibers. Ubundi nicyo kiba kigenderewe, nubwo abantu benshi batabizi, ariko ya regime yose mwumva bababwira, ikintu baba bagendereye ni ukugira ngo uzarye za fibers. Sibyo? Iyi fibers rero imeze nk'ikiganza, iragenda igacakira isukari yose iri mu bintu uriye, mbese ikaba nkaho iyi nyunyuza. Yes. Iragenda ikayifata, hanyuma ikagenda iyirekura gake gake mu maraso yawe, mu mubiri wawe, ikurikije uko uyikeneye. Yego, nizo nyungu zo kurya ibyo umuntu usanzwe n'ubundi yirira ibyo kurya bituruka mu butaka. Biba bikungahaye amafibers, yarya noneho isukari yabyo ikajya mu mubiri uko umubiri uwukeneye, uko umubiri uyikeneye gake gake. Uwo muntu akaba ari nawe utandukanye n'umuntu urya ifarine cyane. Isukari haba harimo iy'umwimerere yasigaye nkeya muri yafu, bakongeramo indi nyinshi cyane, noneho ikagenda igahita yinjira mu maraso. Nta kintu gihari cyo kuyifata ngo hagende harekurwa ikenewe. Ndatekereza buri muntu wese udukurikiye, ndifuza cyane ko iki kintu yacyumva akagitekerezaho kabiri. Yego, yaba ari urubyiruko akibaza iyo ari isukari ukuntu ihita yirukira mu maraso. Iyo nta fibers zirimo ihita yirukiramo. Noneho iyo umuntu abayeho iyi mibereho, sibyo, igihe kirekire, iyo umuntu abayeho iyi mibereho uko ariye ibi bintu bitagira fibers, isukari itakigira ikiyitangira, ihita yirukira mu maraso ye. Ibi biragenda bikananiza ingingo z'umubiri zishinzwe gukontorora isukari, umubiri uhorwana n'isukari. Yego. Amaherezo umuntu akazarwara iki? Diabete. Umuntu ushaka kumva mu buryo bwimbitse cyane ibijyanye na diabete n'iyifarini, yaza kureba ikigisho kivuga diabete, sibyo? Birasobanutse mu buryo bwimbitse cyane. Umuntu udukurikiye rero, niba uzi ko ubayeho mu buzima bwo gukoresha ibikomoka kuri ifarini y'umweru, ukiri muto, byongeye ukiri muto, noneho mu buryo bw'umwihariko uyu munsi fata ingamba uhindure, sibyo? Kuko amaherezo uzasaza kwa kundi. Umubiri ushobora kumara imyaka 18 wirwanaho pe, umuntu akabona arakomeye, akabona nta kibazo afite, ariko byanze bikunze diabete igaragara. Kugira ngo diabete igaragare nuko ibigezaho aho umubiri utagishoboye. Yego. Ubwo rero abantu bose badukurikiye turabinginze cyane, sibyo? Nkuko twigisha abantu kwirinda, sibyo? Kimwe mu bintu wahagarika ushaka kwirinda kuzarwara diabete harimo gutandukana n'akamenyero ko gukoresha ibintu bikomoka ku ifarini y'umweru. Reka diabete tube tuyivuyeho, sibyo? Yego, tugiye ku kintu cya kabiri. Ikintu tugiye kuvugaho ni ikintu cyo bita kanseri. Uyu munsi iyo uvuze kanseri, sibyo? Abantu benshi bamaze kumenya iryo zina rya kanseri. Mu myaka nka 50 ishize, nta mu bantu benshi badukurikiye ntago bari bazi ijambo kanseri ngo ni iki, sibyo? Yari ku rugero rwo kuba abanyafrika batayizi cyane, ntago yari izwi, sibyo? Kandi kuba itarizwi hari impamvu yabiteraga. Imwe mu mpamvu yatumaga abantu benshi batararwaraga kanseri ni ukubera ko baryaga ibyo kurya bitanyuze mu ruganda, sibyo? Baryaga ibyo kurya bigifite za fibers twavuze, sibyo? Iyo izi fibers zigeze mu mubiri, mu mubiri w'umuntu, habamo mikorobe nziza ku buzima, nazo tuzazikoraho ikigisho cyazo mu buryo bwihariye. Ariko izi mikorobe ziba mu mubiri w'umuntu, ibyo kurya bizitunga ni fibers. Ku mikorobe ziba mu mubiri Imana yazishyizemo kuturinda nziza. Yego, ariko mu gihe umuntu akoresha ibikomoka ku ifarini, za mikorobe zibaho gute? Ntago zibona ibyo kurya kuko zitungwa na fibers. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kuzicisha inzara zikaba zanapfa, sibyo?
uzima fibers. Uzima fibers ariko biba ari ingaruka mbi. Ni ikintu kibi cyane ku buzima bwawe. Cyane. Yes, iyo ushaka rero ko izi mikorobe nziza zikora akazi Imana yazigeneye, wimenyereza kurya ibyo kurya bikungahaye muki muri izi fibers. Niki kibaho iyo izi mikorobe zifite ibyo kurya bihagije arizo izi fibers tuvuga, zirekura acide yo bita butyric acid. Iyi butyric acid irekurwa n'izi mikorobe nziza, ariko byakomotse ku kuba umuntu akunda gukoresha ibirimo fibers. Izi acid ziragenda mu mubiri zigahiga akabyimba kose kari kuzamuka. Akantu kose kakabyimba gashobora kuzavamo kanseri mu gihe kizaza. Izi acid ziragenda zikagashwanyaguza. Ariyo mpamvu abantu benshi bakera ntabwo bakundaga kurwara diabete z'amoko yose nk'uko muza amoko yazo yo kanseri z'amoko yose. Abantu bakera ntibakundaga kuzirwara kubera ko iyi acid ituruka muri za fibers, sibyo? Yagendaga igashwanyaguza akantu kose kakabyimba. Yego, aho niho tuza kunashishikariza abantu kuzakurikira ikiganiro kiri kuri Salvation Content TV kivuga ngo reka ibyo kurya byawe bikubere umuti. Yes. Yego, kuko ibyo kurya niba ari ibyo kurya bifite ama fibers, izo microbes zikabona ibyo zirya, urumva ko babifite icyo biri kukuvura mu buryo utatekereza ariko mu buryo bukomeye. Yego, ibi bintu tuvuze ushobora kubisanga ahantu henshi hatandukanye. Hari nk'isoko twabarangira wasomamo ibi bintu tuvuze kuri kanseri. Ushobora kujya ku kinyamakuru bita United Kingdom of Cancer Research, sibyo? Ni ikigo cyo mu Bwongereza gishinzwe gukora ubushakashatsi bujyanye na kanseri. Bafasha ibintu birimo fibers, sibyo? Bafata n'amatsinda y'abantu barya ibintu bitagira fibers. Baje gusanga abantu barya ibintu birimo fibers badakunze kurwara kanseri, mu gihe abarya ibintu bitarimo fibers nk'ayo mafarini basanga umubare wabo munini kanseri bagenza gute bazirwara. Baje gusanga ahantu baba batandukaniye ari ya acid bamwe bagira ivuye kuri zo fibers, abandi ntibaye bayigira, ijya gushwanyaguza iki twatubyimba. Umuntu dukurikiye, yego, kimwe mu bintu wakora ukazirinda kuba wazarwara amakanseri y'amoko atandukanye, kimwe mu bintu wakora ni uguhagarika gukoresha ibintu bikomotse ku ifarini y'umweru hamwe n'ibindi bintu bikomoka mu nganda byanogerejwe muri rusange. Amakaroni, abantu benshi bamaze kwakira amakaroni nk'umushyitsi mukuru mu buzima bwabo, kandi nta farini nta fibers abarimo. Abantu ntibafate ikintu cyoroheje. Iki kintu cyoroheje ubusanzwe iyi channel ya Extra Mile TV isanzwe icaho ibintu bijyanye n'ubuzima, tunyuzeho ibintu bijyanye n'ubuzima, ariko uko twakomeje kubibashishikariza twakoze channel twa Salvation Content TV. Munyure muri comment ya mbere muyirebe, hariho ibintu byinshi cyane bivuga ku buzima. Iki ntago ari ikintu cyoroheje cyane, kuko niba ushobora kureka gukoresha ifarine ukaba wikingiye kanseri, mu by'ukuri ni ikintu gikomeye, kuko iyo ufite umuntu wayirwaye nibwo usobanukirwa uburemere. Nubwo ashobora kuba atarayitewe n'iyi farine, ashobora kuba yarayitewe n'izindi ngaruka dushobora kuba twaravuzeho, ariko biba biteye ubwoba. Niyo mpamvu rero niba ari ikintu ushobora kwirinda ukaba ukwebye kansa, ni ukugabanya ifarine. Urakomeza utubwira ikintu cya gatatu noneho. Ikindi kintu cya gatatu twifuza kubwira abadukurikiye ni ikintu cyo bita impatwe, sibyo? Impatwe ni ikintu abantu benshi bazi. Turifuza kubwira abantu ko ibintu bikomoka ku ifarini y'umweru, kubera ko fibers iba yarakuwemo, abantu bakunze kugira ikibazo cy'impatwe, constipation iri chronique sibyo? Abantu benshi usanga bakubwira ngo maze icyumweru, iminsi 4, iminsi 3 ntajya ku bwiherero. Abantu ntago bazi umugisha. Hari umuntu nzi wagize ibibazo bya constipation arenda apfa yifuza kuba yajya ku bwiherero.
amara ageraho agashwanyuka. Buriya hari ikintu iyo tuvuze ifarine na constipation ni ikintu nyine kimeze nk'umukobwa na nyina. Kuko ikintu nababwira abantu badukurikiye, uko ukomeza kurya ibintu birimo amafibers, umwanda usohoka woroshye mu buryo nyine bworoheye umubiri n'amara. Kuko abantu bazi imiterere y'amara, ni ahantu hashobora kunyura ikintu gifite size runaka kandi cyoroshye. Rero iyo abantu benshi bakunda gukoresha ifarini, iragenda igakora umwanda mubi ufatiriye, ukagenda ugakora ukamatira ku nsika z'amara. Mbese uko twabyize kuri ya makosa twababwiye yangiza inzira y'igogora harimo n'ariya mara, uko ukomeza gukoresha iriya nzira nabi, insika ziragenda zikamatiraho imyanda. Noneho uko wariye ibintu bitari byanduye cyane, byanduza, ubwo navuga ko byanduza bifatiriye, birimo amavuta menshi, niko bigenda bikanamatira kuri za nsika z'amara. Niyo mpamvu rero uko ukomeza kurya ifarini, ibintu bikomoka ku ifarini, usanga urubyiruko rwinshi barabikunda kandi ntago bakunda kujya ku bwiherero. Abanyeshuri benshi mu bigo by'amashuri usanga constipation yarabamaze cyane. Aho hantu rero hashobora guturuka iyo ubundi umuntu muzima yagombye kujya kuri toilette byibura umubiri wagombye gukora isuku buri munsi n'inshuro ebyiri. Ariko iyo urengeje ukabona wirengeje umunsi umwe, jya utekereza uti mu buzima bwanjye harimo ikibazo, haba hari ikibazo ugomba gukosora. Niyo mpamvu rero abantu benshi batewe constipation n'iki kibazo. Umuntu ushaka gusoma byinshi byimbitse cyane ku isanire hagati y'amafarini na constipation, ushobora gusoma igitabo bita Inama ku mirire n'ibyo kurya, paje 329. Hari amagambo avuga ngo umugati w'ifu yoroshye ariyo iyi farini uba ubuzemo ibyangombwa byubaka umubiri dusanga mu mugati w'ifarini yuzuye. Haba habuzemo ibyangombwa byubaka umubiri dusanga muri ya farini yuzuye, ya migati bavuga ngo ni abantu barwaye. Yego, aya magambo ni amagambo buri muntu wese w'umukristo n'undi wese ahita yumva, kuko niba ari amagambo akomoka mu by'umwuka ari Imana ubwayo yabivuze, nuko yabonaga yuko ntiyavuze ku mateke cyangwa ngo ivuge ngo ku ifarini barayivuga. Bakomeje bandika ngo iyi farini yera ariyo turi kuvuga niho ritera abantu kugira impatwe n'ubundi bubabare bw'umubiri bwinshi butandukanye. Muvandimwe udukurikiye, ahandi hantu ushobora kubisoma, ushobora gusoma ku gitabo cyo bita ku kinyamakuru bita National Institute of Health, wasomaho ibyo bintu. ni ukuvuga ngo uko urya ifarini y'umweru umusarani ugatinda mu mubiri wawe ntuvemo hakiri kare, bizarangira imyanda myinshi, ibintu byinshi byangiza umubiri byinje mu mubiri wawe ube ari ikintu kimeze nk'ikimoteri, sibyo? Nk'ikimoteri. Ibaze kurira ku isahani itozwa, niko biba bimeze nk'umuntu ufashe isahani akayiriraho uyu munsi ntayoze, ejo akayiriraho ntayoze, umubiri wawe uragenda ukangirika cyane, ukandura cyane, ukaba wazanarwara indwara zo bita za karizo. Abantu benshi bamaze kuyimenyera, abantu benshi bayirwara bo bafite ubuhamya. Yes. Ko baba bakunda gukoresha ibintu bikomoka ku farini. Iyi yo ntago wayirwara ngo utuye mu cyaro ngo wirira ibintu bisanzwe nka za diabete ngo nukubera ibibazo, byanze bikunze indwara ifite ihuriye n'ibintu bikomoka ku farini y'umweru. Reka tuyimukeho, sibyo? Ariko umuntu wese dukurikiye umenye ko ifarini y'umweru itera impatwe, sibyo? Kandi uko umuntu agira impatwe igihe kinini birangira arwaye karizo, sibyo? Kandi bikarangira ari kwishyira mu byago byinshi byo kurwara kanseri yo mu gace ko kwiherezo ry'amara, agace bita rectum. Ni ibibazo byinshi umuntu ashobora guhura nabyo kubera iyi farini y'iki y'umweru. Yego, ashobora kuba yayireka akaba arabicitse. Yego. Ikindi twavuga, ifarini y'umweru ituma ibiro by'abantu biba byinshi, ibiro by'umurengera.
abantu benshi badukurikiye bamaze kurwara indwara y'umubyibuho ukabije. ye mubyibuho ukabije umaze kuba ikibazo, umubyibuho utashobora gukontorora nawe ubwawe. umuntu wese udukurikiye reka tumuhereze tumuchallenginge, sibyo, tumuhereze umukoro. Ufate alubumu y'abantu banyu ba kera, uhere ku muntu wa mbere ushobora kubona kwibuka, urebe abantu bari kuri ayo mafoto. Ntabwo uzabonamo umupapa ufite inda, ntuzamubonamo, sibyo, ntuzabonamo umumama ungana gutya, ntuzabonamo umwana mutoya munini cyane, sibyo. Abantu bose uri buze kubona muri iyo album uri buze kureba, uri buze gusanga ari ba bantu basanzwe imbere, babona basanzwe. Ikintu kimwe mu bintu byabiteraga ni ibintu baryaga ibintu biri naturel, bifite iki, fibers. Kimwe mu bintu wakora, nubwo hari ibintu byinshi wakora ngo ugabanye ibiro, ariko kimwe mu bintu wakora ibiro byawe ukaba utangiye urugendo rwo kugabanya ibiro cyangwa se kwirinda kuzagira ibiro birengeje urugero, no guhagarika gukoresha ifarini y'iki y'umweru. Reka tugende tugana ku musozo kuri iki kiganiro, kuko ntekereza ko ingingo twazivuzeho, kereka niba hari hasigaye nk'imwe ukaba wayidusangiza twihuse tukagana ku musozo, kuko ntekereza ko umuntu wese usanzwe ukoresha ifarine yakangutse ari kwibaza ati ese ndaza gukoresha iki, ese ndaza kubigenza ne kugira ngo ngerageze byibura kuyigabanya. Yego, murakoze cyane. Ikindi tugana ku musozo, ni ukuvuga ngo ifarini y'umweru kubera ko iba ikennye kuri fibers, igiramo ikintu gitera abantu kubakoloniza, sibyo, kubagira imbata. yifitemo ubushobozi bwo kubata umuntu ukunda kuyirya. Hanyuma ikindi ituma abantu bayirya bahora bumva bifuza kurya, bahora bumva bifuza ibyo kurya, gutamira utuntu runaka. Yego, bifuza guhora batamira utuntu bashyira mu mubiri yabo. Ibyo bigashyira umuntu mu kaga ko kurwara ibintu byinshi cyane, mu gihe ibyo kurya bikungahaye kuri fibers. Bigira igihagiriza, mbese ukarya ukumva uranyuzwe, kandi ukumva udakeneye ibyo kurya no mu gihe bitari ngombwa, sibyo. Ubwo rero umuntu wese udukurikiye twarimo tuvuga iby'ingenzi, sibyo, ku ifarini. Ariko mu gihe tuvuga iyi farine, wumve n'ibindi bintu byose byanogerejwe binyura mu ruganda, byose bijya gusangira ingaruka, sibyo. Umuntu wese wari udukurikiye turagushishikariza gutangira urugendo, gusaba Imana imbaraga, sibyo, gusaba Yesu imbaraga zo kugushoboza, kuko muri Yesu amagambo y'Imana arambwira ngo iyo abagore n'abagabo bihannye bagahinduka by'ukuri, Yesu abahereza imbaraga zo gutangira kumvira ijambo ry'Imana, imbaraga zo gutangira kwita ku buzima bwabo. Nicyo kintu twasabira buri muntu wese udukurikiye, kujya muri Yesu Kristo, kwakira agakiza kugira ngo abonemo imbaraga imushoboza gukora ibintu byose binaniranye, ibintu byose umuntu yumva birenze imbaraga ze. Iyo tugeze muri Yesu byose birashoboka. Kuko mu kintu gishobora kuba cyarenga imbaraga z'abantu, kwihanganira no kurwana nacyo ni ifarine. Umuntu ashobora kuvuga ati ni byinshi byangiza ubuzima n'ubundi duhura nabyo muri iyi si, ariko niba tubonye ko ifarine ari nk'igisasu kirimbuzi kiri muri iyi si, umuntu wese ufite ubwenge, hari abantu bikundira kugendera mu gutuma amagara yabo amera neza. Abo bantu tubahaye umucyo ufatika, kandi turabwira umuntu wese wumvise kino kintu, ubu sahizi ubaye muganga, sibyo. Umuntu wese udukurikiye, sahizi hari ikintu wakora kugira ngo abagukikije, abo mu rugo iwawe, ubarinde ibintu byinshi binyuze mu kubabwira aya makuru, sibyo. Ubwo rero umuntu wese udukurikiye, kora uko ushoboye aya makuru uyasangiza uyasangize abantu. Kandi twababwiye ko hari umugati mwiza, sibyo, umugati udateje ikibazo, twawubabwiye muri Kigali uraboneka. Reka rero dushishikariza abantu gufata uwo mwanzuro ku giti cyabo, kuko basobanukiwe ibyiza byabo. Waba rero ukurikiye iki kiganiro kuri Extra Mile TV, nyura muri linki tubane mu masomo ajyanye n'iby'ubuzima mu buzima bwa buri munsi.
reka ngushimire rero nawe dusanzwe tubana kuri Salvation Content TV, ukaba wongeye kumva neza ibijyanye n'ifarini. Imana iguhe umugisha nkugusabiye mbikuye ku mutima kubw'ibyo wagerageje kumva ukareka. N'ifarini rero tuyigushyize imbere kugira ngo dukomeze kugaragaza ikibazo kiri gutuma abantu batishimira kuba bararemwe n'Imana. Mwakoze kubana natwe rero, niba ari ubwa mbere tubanye wibuke gukora subscribe. Imana ibaha umugisha.